kugeza ku mpera y'isi. Amen. Ubumbe bibiraza. Dushimira Imana ko ari Imana y'urukundo igira neza. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Nshimira Imana impaye umwanya wo kugira ngo mbaganirize ku ijambo ry'Imana. Reka tuyihereze icyubahiro mu izina rya Yesu. Haleluya. Amazina nitwa Gaspari Ndatimana, umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu. Haleluya. Nkunda Imana ngakunda n'abantu. Dushimiye ubuyobozi bw'itorero bwatwakiriye, Imana ibahe umugisha. Dushimiye Kavuzanduru ko numvise yitwa atugeshejeho ubutumwa, Imana imuhe umugisha. Reka tumutunge ibiganza tumusabire umugisha. Turashimira korali Zaruta. Ageze he arakomeza gato aravuga ngo abakobwa banyu n'abasore banyu ko bazahanura, ariko aravuga ngo abasore bazere. Ahari pasiteri w'umuje habiyereko, abafizi abasaza bararota, ariko abaje barerekwa bagira fizi. Yesu ashimwe cyane. Twari tuzi ko gukorera Imana ari iby'abasaza, ariko Imana ishimwe guhamagara n'abajeni. Yesu ashimwe cyane. Kandi tuzi ko kuba pasiteri ari imyaka, ariko biramugeza ubwenge ko kuba pasiteri si imyaka. Haleluya. Njya kuza nasabye Imana ngo ndabwirize Imana. Imana irambwira ngo mbabwire ku mbaraga z'Umwuka wera. Amen. Turi mu giterane gifite intego ivuga ngo bohoka nurangiza ubohore n'iki n'abana, cyangwa se ubohore n'iki n'abana. Kubohoka bituruka Yesu ashimwe cyane. Bivuga ngo icyambere uraboshye, utegereje umuntu ugira ute ukubohora. Yesu ashimwe cyane. Yesu aza mu isi yari iboshye, ikintu cyari kimuzanye ni ukuyibohora no kubohora abayirimo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bivuga ngo ahari Yesu ahari Umwuka wera haba kubohora, haza kubohora. Bivuga ngo tunga Umwuka wera mu izina rya Yesu. Iki gitabo cyakozwe n'intumwa kiratangaje cyane. Yesu ashimwe cyane. Ni igitabo cyanditswe na Luka acyandika. Luka niwe muntu wenyine wa mbere w'umunyamahanga wanditse mu isezerano rishya. Yesu ashimwe cyane. Abandi bose bari Abayuda. Yandika ntabwo yandikiye itorero, yandikiye uwo bita Tiyofira. Tiyofira ngo yari umuntu w'umunyacyubahiro w'umuroma cyane. Yari yarumvise inkuru za Yesu, ariko akibaza ngo kuki Yesu umuntu mwiza arengana. Yesu ashimwe cyane. Kuki yarengana arabyibaza cyane, abura umusobanura. Luka arandika, yandika ubutumwa bwiza bwa Luka. Niho yavuze ngo mwene data Tiyofira, ngo ndagira ngo mumenyeshe amakuru kuko umwami wacu Yesu Kristo ngo akimara gupfa no kuzuka. Mu butumwa bwa mbere yamwanditse ibyo Yesu yakoze kugira ngo abanze amwereke Yesu inkomoko ye. Niyo mpamvu uzasanga Matayo babanza kuvuga inkomoko za Yesu, ibisekuruza bya Yesu. Luka arabanza abwira Tiyofira Yesu wariwe naho yakomotse. Mw'iki gice rero cya kabiri, kino gitabo cya kabiri cyakozwe n'intumwa, mu gice cya mbere Luka atwereka Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kitwereka Yesu asubira ava i Yerusalemu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Azamurwa mu ijuru. Ariko iki gihe abigishwa bagira ikibazo, baravuga ngo ko agiye bizagenda. Haleluya. Amen. Yesu arababwira ku murongo wa 7, aravuga ngo nimuhumure, ibyo nakoze namwe muzabikora. Biramugeza ubwego imbaraga zari muri Yesu nawe zaba muri wowe. Aravuga ngo mwigire ubwoba, ngo muzahabwa imbaraga Umwuka wera nagira ati muzaba abagabo. Ahari Umwuka wera, ufite Umwuka wera aba umugabo. Baguhamya si uguhamya ibishyimbo, si uguhamya ibirayi, baguhamya Yesu umwami w'abantu. Haleluya. Haleluya. Igice cya kabiri bari mu cyumba cyo hejuru. Byongeza ubwabo Imana igusiga amavuta yo mu cyumba cyo hejuru. Amavuta yo mu cyumba cyo hejuru atandukanye n'amavuta yo mu cyumba cyo hasi. Bashumba bacu Imana asiga amavuta yo mu cyumba cyo hejuru. Bari mu cyumba cyo hejuru bari bategereje ku munsi wa 10 bahabwa Umwuka wera. Mu bari bategereje harimo na Mariya nyina wa Yesu, uwo benshi
bizera uwo benshi biringira. Ariko reka mbabwire, uretse kuba Mariya yarabyaye Yesu nta kindi kintu gikomeye yakoze. Ngira ngo yari umuntu nkawe. Yesu ashimwe cyane. Ikindi Mariya ntiyazamutse arwanya mu ijuru. Mariya yarapfuye, yapfiriye muri Efeso. Ngira ngo urambaza umuntu wapfuye kubera iki? Muzi impamvu Yesu tumwambaza, muzi impamvu dusabira. Yesu wacu yarapfuye, ariko ku munsi wa gatatu yicaye iburyo. Ngira ngo Yesu ni udusabira. Va mu rujijo, va mu buyobe. Igice cya gatatu Petero na Yohana bari bamaze guhabwa imbaraga z'umwuka wera, barazamuka bafite confidence. Iyo ufite umwuka wera, uzuye umwuka wera, wigirira icyizere. Bageze ku irembo ry'urusengero bahasanga akagabo kari kamaze imyaka myinshi kari ku muryango w'urusengero. Baravuga aka ni agasuzuguro ku mbaraga z'umwuka wera twahaye, reka tubohore uyu muntu. Uyu munsi umwuka Safira yaragiye Petero avuga ibi ni byo biguzi mwagurishije izamu, ngo ni ukuri nibyo. Avuga ngo si jyewe ubeshye, ni umwuka wera ugize ute. Dore abavuye guhamba umugabo wawe bageze ibirenge byabo dore ngibira, nawe bagize gute? Kugira ngo ugeze ubwira ngo irinde kubeshya Imana. Njyewe abambeshya ariko Imana kugira ngo ugeze ubwira ngo ni icyitonderwa ndugu yawe. Igice cya gatanu, igice cya kane soni bafashe abatambyi bafashe Petero na Yohana ngo babacecekeshe, ariko baravuga ngo turumvira Imana aho kumvira iki? Abantu. Igice cya gatanu Ananiya na Safira barapfa. Igice cya gatandatu Satani niyanyuba aravuga ngo reka ngende fate Stefano yari umugabo wuzuye imbaraga z'Imana n'umwuka wera, ari umuvuga ubutumwa mwiza. Aravuga ngo reka mbanze. Yesu ashimwe cyane. Noneho Stefano ibindi biraza gusobanuka nyuma. Stefano bamureka ibinyoma. Mu gice cya karindwi aricwa, ariko yishwe. Nibuka mu gitabo cya mbere cy'ibyakozwe mu gice cya mbere Imana yarabwiye ngo muve i Yerusalemu mugere hehe? I Yudaya. Ntibabyumvira. Mu gice cya munani Yesu ashimwe cyane, ngo akarengane karaba baratatana. Nibumviye ibyakozwe n'intumwa umunani, rimwe umunani bakubitwa n'ibyakozwe n'intumwa umunani rimwe. Bagira gute? Baratatana. Umugambi w'Imana urasohora, ubutumwa buramamara. Yesu ashimwe cyane. Mu gice cya cyenda Sawuli arakizwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Sawuli akijijwe agira iyerekwa we ridasanzwe. Aravuga ngo ubutumwa bwanjye Yesu si ubwo kujya kurwana na ba Petero i Yerusalemu. Njye ngomba kurenga imbibi za Yerusalemu nkagera. Yesu ashimwe cyane. Narenga imbibi za Yerusalemu nkagera ku mpera y'iki y'isi. Ubundi igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigabanyijwemo ibice bibiri. Giye gusoza. Igice cya mbere ni ukuva ku gice cya mbere kugeza ku cya munani bitwereka uko ubutumwa bwavuzwe hehe? I Yerusalemu. Kuva ku munani kugeza kuri 28 uko ubutumwa bwageze mu Basamariya no mu banyamahanga. Umuntu wa mbere wajyanye ubutumwa hanze ni Pawulo. Yesu ashimwe cyane. Igice cya 11 abakristo birabatangaza cyane kuko abanyamahanga bari bamaze gukizwa. Baravuga bati kwagakiza arakacu. Abayuda bari bazi kwagakiza arakacu. Baravuga ngo Yesu wacu kuki yagiye mu banyamahanga, kuki abanyamahanga nabo bahawe agakiza. Yesu apfa ntiyapfiriye Abayuda. Ngira ngo Yesu ngo nawe yarapfiriye. Bagira ishyari. Baravuga ngo Yesu wacu ni gute yajya mu banyamahanga. Bahamagara Petero. Yesu ashimwe cyane. Mu gice cya 10 yaragiye kwa Koroneli. Mu gice cya 11 baramuhamagara ngo aza kwiregura mu nama y'abakuru i Yerusalemu. Arababwira ngo namenye neza ko Imana itarobanura kuki, ahubwo mu mahanga yose abayubaha bagakora ibyo gukiranuka igira ite irabemera. Abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera mu wacu. Yesu ashimwe cyane. Igice cya 12 Yakobo arapfa. Igice cya 13 Pawulo atangira urugendo rwe rw'iki rw'ivugabutumwa. Yesu ashimwe cyane. Ngo mw'itorero muri Antiyokiya ngo hari abahanuzi n'iki n'abigisha. Muri cya gice cya 13 hariho itorero ryatangiriye muri Antiyokiya rigira imbaraga nyinshi birakomera. Yesu ashimwe cyane.
Yesu ashimwe cyane. Umuryango w'iki w'abana b'Imana, ikintu cya mbere bafite umwuka wera utuye muri bo. Umwuka wera ni utugira itorero. Yesu ashimwe cyane. Itorero si inyubako, itorero ni abana b'Imana bafite umwuka wera muri bo. Byatangiye ryari? Kuri Pentekote ubwo bahabwaga iki? Umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Mu gice cyaho cya 14 aho muri Ikoniya birukana Pawulo, birukana intumwa. Icya 15 Yesu ashimwe cyane. Haba akavuyo kuko hari dogitine ivuga ngo abana b'Imana cyangwa se abantu bagomba guhabwa ijuru n'abantu bakewe. Noneho intumwa zizana dogitine ivuga ngo guhabwa ijuru cyangwa se gukizwa nuko umuntu yizera Kristo umwami n'umukiza w'iki ubugingo bwe akabagize gute arakishijwe. Haba akavuyo gatejwe cyangwa se hari impaka zitejwe n'ibyo gukebwa. Hari inama nkuru ibera here i Yerusalemu. Icyo kibazo bagira gute baragikemura. Icya 15 ubutumwa bugira iterumbe n'Imusta hari wawe wa Timoteyo. Yesu ashimwe cyane. Timoteyo nawe arakizwa yinjira muri ministeri y'intumwa. Yesu ashimwe cyane. Igice cya 12 Paulo. Yesu ashimwe cyane. Abayuda biruka Tesalonika. Igice cya 18 agera muri Korinto ngo agambye nijoro ngo umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Aramusanga ararota aramubwira ngo Paulo warampamirije i Yerusalemu ntutinye n'ahangaha kugira gute kumana kandi avuga ngo saha nibo muzagira ute muzagerayo. Avuga ngo mfite abantu benshi n'uyu mudugudu bazagira gute bazakurwanirira abantu banyu kugira ngo neza kugira ngo Imana ifite abantu bazagufata amaboko bikwirwanirira. Reka Imana ibudike ikurwanirire. Igice cya 19 agera muri Efeso ariko tugiye gusoreza kumva iminota yanjye ndaburi iminota igera muri 3 agera muri Efeso. Ageze muri Efeso ahasanga agatorero kamaze imyaka myinshi cyane k'abagabo 10 n'abangahe n'ababiri. Arinjira asanga nta kuka wera nta tuvuta n'abantu bari mu nyigisho za Yohana umubatiza bari mu bya kera. Iyo mugende ubwira ngo va mu bya kera. Yesu ashimwe cyane. Mu bya kera Pawulo yinjiyemo aritegereza avuga ngo ibi bintu ni ibikimana. Bamuhagurukije ngo abasuhuze. Arababa ikintu cya mbere yarababaje ngo mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera. Bivuga ibyo ko umuntu akimara kwizera ahabwa iki? Umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Kandi guhabwa umwuka wera si ukuvuga mu ndimi. No, guhabwa umwuka wera ni igihe Kristo yuzuye mu byumba byawe byose by'umutima. Kuzura umwuka wera ni igihe Kristo arimo yuzuye ibyumba byawe byose by'iki by'umutima. Nahawe umwuka wera mutangiye kwizera. No, ntabwo twari twumva ko yagize gute kugira ngo ngeze ugomba kumenya amakuru ko Yesu akiza ibyaha. Umwuka wera guhura yamara gukora agahura n'abawe kugira ngo ngeze ayo makuru ugomba kuyamenya. Baravuga bati no nitwumvishe ko yagize ate byashe. Abana ngo mwabatijwe mu batizo ki? Twabatijwe mu batizo wa ki? Wa Yohana. Ntabwo yo muracyari mu byace. Hari hashize imyaka myinshi abantu barahawe umwuka wera barakoze ibitangaza abandi bakiri mu byace. Byongera mu byago va mu byaha byawe byace. Uhabwa imbaraga z'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Ikintu yakoze ni iki? Yabanje ababwira Yesu. Arababwira ngo Yohana yigisha ubutumwa bwo kwihana. Abwira abantu uzaza hanyuma. Uwo rero yagize gute? Yaraje. Uwo ni we Yesu ngira gute? Babwire. Baramwakira nk'umwami n'umukiza w'iki? Ubugingo bwe. Barangije babatizwa mu izina rye n'ikimenyetso gihamya ko bagize gute? Bamwemeye. Yesu ashimwe cyane. Pawulo babarambikaho ibiganza. Haleluya. Akimara kubarambikaho ibiganza bose ati topesi fotanashimwe. Haleluya. Indimi bagira gute? Barazivuga. Pawulo amaze kubona kubize bacishije bihanirya buzuye umwuka we aravuga ngo ikintu ugomba kubakore ni ukubigisha. Muri Efeso hari ikirere kigoye basengaga imana yitwa Diane y'ingore Arutemi Diane.
emera uce bugufi. Amaze kubigisha abo ngabo nibo bahinduye Asiya. Yesu ashimwe cyane. Iyo ufite umwuka wera arakubohora, akabohora n'abawe, kandi si wowe gusa abohora. Yesu ashimwe cyane. Si wowe abohora n'abawe, akabohora n'abandi. Kuko Imana ntabwo yadutumye kwirebaho gusa no kureba ku bandi, yadutumye no kureba kuki ku bandi. Haguruka dusenga Imana mu izina rya Yesu. Amenya neza ko Uwiteka akiza uwo yasize. Amen. Ariko si mukiza cyangwa ibihore. Umbarata Imana imukiza. Amen. Yadusize amavuta yo kugira ngo tubwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Mwikomere data twese amashyi. Amusubirisha ari mu ijuru rye ryera. Amusubiza ari mu ijuru rye ryera. Azamusubiza ari mu ijuru rye ryera. Azamusubiza ari mu ijuru rye ryera. Azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Azamukirisha imbaraga ze zikiza ziri mu kuboko kwe kw'iburyo. Imana ishimwe. Haleluya. Nagira n'abaririmbiye mwikora sivuga ngo data na mama batabaye warahabaye Mana urandenge. Reka mubwire hari ubutabazi. Iyo ubutabazi iyo bwahageze ibigenza neza. Ababizi nababwiye ukuntu nagiye guca ahantu mwembi, nyir'igiti baramfashe arababwira ati ndakwica. Nari nciye imyembe 3 ariko data azi gutabara. Amen. Mu gihe nyir'igiti yaramfashe aravuga ati ndakwica, akishije imyembe 3. Aba yagiriye mu nzu iwe, nigira inama njya ku rugendo, ajya ubwa mbere akijyana yagejeje mu nzu afata ishoka, abona atari we n'uburyo ari kumubita mu mutwe, asubira inyuma aranyingiramo, ajya gushaka kandi ari buze kuza kumubita. Mu gihe akirimo ari kugashaka, nanjye numva imbaraga zinjemo, kandi icyo gihe nari umusinzi. Numva imbaraga ziranyuze, nigira inama ndavuga ariko ubundi uru rugi warushikuza ubundi rwacika, mba ndugiyeho. Ndashikuza rimwe, kabiri, ubwa gatatu mba ndaruciye, soka ngizwa n'amaguru. Ikintu nabonye yazanye akantu kareshaga nk'imikorofone, ariko ari yiteguye kuza kumwita mu mutwe. Ariko shima data wa twese, kwa maboko y'Imana ari magari. Haleluya. Kuko amaboko y'abantu bagukoma mu nkokora, icyo rugambire gutanga n'ubukigitanze kikagwa hasi, ariko amaboko y'Imana iyo yarambuye nawe yikoma mu nkokora. Amaboko y'Imana, ubutabazi buturutse ahera buri mu kuboko kw'Imana arahari kandi arakora. Imana itugire neza. Amen. Mumvugire ngo amen. Amen. Katwihute cyane. Twagiye mu byakozwe n'intumwa 10. Turasoma duhereye kuri 34. Petero aterura amagambo ati, ukuri menya yuko Imana itarobanura ku butoni. Petero yavuze ngo ni ukuri menya neza ko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Amen. Bakeneye ijambo ry'Imana. Yaba mu Bushinwa, yaba mu Buhinde, yaba muri Afurika, uyubaha agakora ibyo gukiranuka igira gute? Uyu mugabo data wa twese niba akwemeza n'abantu. Kandi iyo yamaze kukwemera n'abari barakuvuyeho bagaruka kugusaba imbabazi. Haleluya. Amen. Iyo data yamaze kukwemera atita
kugira neza imbere y'amaso. Dushima data wa twese wagiye utwicira umwaka. Ndababwiza ukuri kw'Imana iza kurobana ku butoni. Wowe aho wica nabwo uhica. Imana iza kurobanura abantu ku butoni. Njyewe nari kubuwandi. Usema ndi heza. Iza kubirobanura ku butoni. Ukurikije n'ibyo narindi. Uyu munsi wa none simba magazandi kuvuga data mwiza. Ariko dushimira dutabaye. Habuze wa gatoya. Aravuga ngo mwe munizera. Amagambo yanjye. Mukaba muri mwebwe. Musabe ibyo mushaka muzajya gute. Muzabibona. Nimukomanga muzajya gute. Muzakingurwa. Imana yo kwizera. Ihabwa icyubahiro. Yesaya 54 umurongo wa 7. Ijambo rirambwira ngo mbaye muretse akanya gato ariko nzagukoranya mugirire imbabazi. Haleluya! Hari abantu bajyana ariko Imana yarabaretse ariko atari uko yabataye ahubwo ishaka kugira ngo bangenze wiye. Uzi Imana yakuretse, iyo yakuretse abavuga baravuga, abakuryana inzara bakaziryana inzara, ariko dushima data wa twese. Uwo yaranyishe, uwo yaranyishe, impamvu ni uko data yahabaye. Uri imbere y'urugo urakabyarura gaheka warandengeye wa Mana we. Iye urakabyarura gaheka warandengeye wa Mana we. Iye urakabyarura gaheka warandengeye wa Mana we. Wa Mana we, wa Mana we, twese twibuka amateka y'ibyabaye mu gihugu hano iwacu. Iyo baravuga ngo haracyari ibyiringiro, ubwo igiti cyatemwa cyakongera kikajya gute kigashibuka. Urimo urashaka umugisha, urimo urashaka ubutabazi, urashaka ubutabazi buturutse aha ngaha urusengero. Urimo urabushaka, urimo urabushaka, ni uko ubanza ugakuraho icyaha n'igisa nacyo. Muri iyo byuzuye umwuka we ari baravuga ngo bazatinya guhinduka imbere, bazahinduka ubwoba gusa, ntukiyambu niyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. None ubanza ubyumve cyane, twese dukurikiye tuzi amateka y'ibyabaye muri iki gihugu cyacu. Yego turi mu gihe cy'ukwezi kwa 4 twibuka abacu bazize jenoside, turi kujyana. None ugasanga umuntu ari aho ngaho avuye mu gihugu cy'iwabo ngo arahunze aragiye, ibyo yakoze arabizi, ntanashaka no kugaragaza ukuri aho guherereye, aza aho abaturanyi biwe baguye, ntashaka kugaragaza ukuri aho kuri, kandi wamubona hariya bakwita ku nanga tuzajya mu ijuru kureba bariyo arapendereza, kandi we yarakoze icyaha yaramenye amaraso atariho urubanza. Wamubona hariya ngo tuzajya mu ijuru, uzaca hehe nawe utarakuraho icyaha n'igisa nacyo. Niba ushaka
waboneza imbabazi z'Imana zihabwa wabanje guca bugufi. Iyo utaraca bugufi imbabazi ntazobona. Cyangwa se siko kuri